Yeba we ibaze ngusangana n'undi muhungu muryamanye we. Cyakoze kintu nge niyahuye sinzi ko byagenda. Wanjije we ubu wakiyahura. Wiyahura kubera umukobwa. Ibyo n'ubujiji. Hari igihe umukobwa ajyana agasambana n'abandi bagabo yibwira ngo agiye kukubabaza. Ariko ikibazo gitangaje nuko birangira hababaye umugabo umwe. Uwe mugabo se? Umugabo nta wundi ni so wamubyaye. Iyo mpamvu rero ngubanye ubabaye ngubanamo igicucu cyane. Ariko basa niba hari ikintu gitenguha kandi kikanababaza mani ni ikintu cyitwa abakobwa. Mani hari igihe ukundana n'umukobwa mukundana pe waramwishyizemo 100% ugatunguga umufashe ari kumwe n'inshuti yawe bari kumwe se bato kitumva se ni bari mu mabi none wasanga shiri wawe ari kumwe n'inshuti yawe bari kuganira ibyo nyine bikakubabaza cyangwa ukabifata nkaho bari kuguhemukira. Reka da ahubwo baba bari gukora ibintu bitari byiza. Naho rata Salisa icyo kintu rero mani kirababaza gasanga nk'urugero njya guterita sheri wanje wenda ndi kumwe na rudakubana umukobwa we akanyereka kankunda pe kandi ku rundi ruhande mwibanga rikomeye ahuza na rudakubana. Salisa ubwo nyamukobwa ngiye nkaba naramwishyizemo cyane ko yinari cyari kabaye shanga bafata bari kumwe. Ye baba we inshuti yawe ikabiri kumwe na sheri wawe ya nshuti yawe ya hafi imukunda no kugurira ku mafaranga yawe. Ye baba we ariko namupomba igipfutsi cyo mu gatuza ugipomba nde iyo mbwa y'umusore yabiri kumwe na sheri wanjye. Ibyo nabyo n'ubujiji wowe wababara ukabyihanganira ariko ntujye kugwana. Ariko mabi wajya ugabanya itesi mwana ubu ngiye wari ndakubona nagufatira kuri sheri wanjye niteritiye soki umeze nk'urugwaga baro yasenyisa ngiye wari ndakubona ngo mu maso yanjye byakugwa amahoro mabi zeru hadapfuye imbwa hapfa umusega. Bure nimba hari ikintu kimwe abagabo cyangwa abasore dukora cya fake ni ugufata umugore washatse cyangwa umukobwa uterita ariko ngo n'undi muntu ugashaka kugwana n'uwo muntu. Ikibazo nubanza gutekereza kabiri ngo ubanze wibaze kigiye gutuma ugwana kandi ikintu cyo kwifata ukagwana nicyo kintu cy'ubwa cya mbere ubukoze kuko icya mbere nta muntu aba yabamfashe ku ngufu yose aba yabikoze ari wabishaka. Kwifatira umushinyika kurusha imbaraga ugashaka kugwana unakubiswe niwe waba wiziza. Erega Salisa kwihangana haraho byanga pe ariko nyine mugani wawe kugwana ntacyo byatanga ahubwo nje wari nkanjye mabimbe bibayeho namukatira gusa nyine tukabirangirizaho. Kuko ndumva navuga nabi ariko buriya mabi nagufataga nk'umuntu uzi ubwenge ariko zarabunyoye kuko hari umunyarwanda kera yigeze kwifata aratekereza ahita avuga ngo kudakubita imbwa byorora umusego. Niba umuntu umufatiye mu cyaha ukamureka akagenda nta kintu ukoze ubutaha ntazagaruka kongera agakora cyaha nyine urakoze cyane kumuvuza uko nguko nuramuka urwanye n'uwo mugabo wa mugore mugasubirana iwe ubutaha ntazongera agakora cyaha. Salisa uzabaza ibyo ntabwo yaba akibyongera kuko ngiye wari udakubona ibyo ndi kuvuga ndabizi neza ndamutse nkufashe nkagukubita igipfunsi gipima ibiro 200 byibuze ukanya hafi ibiro 25 by'amabi. Salisa nta yindi mbwa yazongera kuninyukira umugore. Ese burangiye hari ikintu uri kumva utari gutekereza neza ubundi nyamugabo uri kumukubita ko yakoze. I'm telling you. Look at my face. Ariko mabi uzi kuri gihwera hwera none se uko rugabo usanze ari pasiteri ari kumusengera icyo kivuna muheto aruga ari musaza we ubundi ngiye rudakubana amategeko n'amabwiriza kwanje birakurikizwa nindabuka nzanye umugore nta gitsina gabo cyemerewe kwakata n'ahari none aho gufatiye ni ukugutera amahosha igera ukatunyara litiro 40 z'amaraso ahubwo wowe sinzi ukuntu uteye kuko urumva hagati aho ntabwo wabuze ibyo uri gukumira kuko rudakuba aho ngaho waba uri kuzana ubujiji bwinshi ubundi mu gihe umugore wawe umufatanye n'undi mugabo pe n'uwo mugabo ku ruhande rumwe si umwere ariko ku rundi ruhande rumwe umugore niwe ufite ibyaha byinshi kuko icya mbere yemeye kuryamana n'undi mugabo afite umugabo we icya kabiri yemeye kuguca inyuma kandi uhari niyo mpamvu rero gufata umugabo ukahita umukubita anakurusha imbaraga akagukata ni wowe waba wizize. Ariko njye nanone hari urundi ruhande njye numva nabikemuramo mani tuvuge tumanuka njye hari umuntu ngiye kure hariya hepfo none se Salisa ubwo buryo nubu njye urumva uwo mugabo yaba afite umugore we kandi nanjye ari kunca inyuma ku wanjye icyo gukora rero sasa njyewe twabyumvikanaho akaguma ku wanjye rudakuba nanjye nkerekera ku wiwe ariko Salisa waba urucucu ubwo icyo nicyo gitekerezo rugiye kuduha sha cyo koza nanjye icyo isinyishimye pe. Rega ibyo byose muri kuvuga mwese ntabwo muba mubizi kuko uramutse ukubise uwa mbere nzi neza ko nta wundi yazongera no kuhatinyuka.
nyine kumukubita kuba mukubita pe, ahubwo ikibazo ko mukubise na yangeso y'umugore wawe iracitse. ariko ikibazo ugakubita uwo mugabo hanyuma umugore ukamwihorera. Ariko nubwo mwahereye kare mumbwira ko ari njye narindagiye, ahubwo nimwe mwarindagiye, kuko uramutse ukubise iyo ndindagiza usanze ku mugore wawe nta wundi mugabo yazongera kumutinyuka. Ariko utamukubise ugashwana n'umugore, ejo washaka undi abandi bagabo bakagaruka. Ntacyo wenda nshimye ko ku mugore wawe bikoze uko, hanyuma se noneho hari nka fiyase wawe mutari abana byibuza ngo wemeze ko ari uwawe, noneho wakubitana. Sasa ngo bikagenda bite? Rudakuba uramutse sheri wawe mukundana umufatanye n'undi mutipe kandi mutari abana, hagati aho wakora iki? Tugikundana aho hari ikintu nakora kigiki, aho ngaho bibaye ari umukobwa nyiterita byaba ari kunsuzugura no kumbonamo zero. Aho ngaho rwose umusore yaba ari kumuterita nta kosa na rimwe yaba afite, ikibazo cyaba kiri kuri iyo nshinzi itendeka. Mani ikintu nakorera uwo nguwo rero ni umukubita umwe ku buryo byibuze yakitangura ari muri serume nka 80, ariko kukigukubita ari byo bikubamo Rudakuba. Ubu ni wakigendera basi ngaje azakwifuza, ahubwo nta mwasi yo kompara umwana w'umukobwa akicuza icyatumye amenyana nanjye. I'm not in a good mood. Ahubwo Sarisa hari abantu baba batwihishamo ari ibyihebe tutabizi. Wumvisha ubunyamaswa bwa Rudakubana? Wapi biriya nabirenze. Kuri izo nareba n'abagabo bagira amagambo hanze y'ibikabyo, wabona n'ikintu baba bivugira. Sha Sarisa turi kumwe. Niba ari soya, ariko Kinini niba hari ikintu kibabaza ni uko ukundana n'umukobwa hanyuma ugasanga aryamanye n'undi muhungu. Ubu wambye iki? Ariko ibaze Kinini, sheri wawe ugasanga aryamanye n'undi muhungu Bakaryamana nyine, numvaga ari ikindi kibazo. Naho nibyo kujyana umwana ajya undi iyo bangana bakarya umwana wanjye. Bose barabyaye. Oya sinabyaye ariko ni sheri wanjye. None ngo byagenze ngute se? Nyine baze jya ngasanga sheri wanjye aryamanye n'undi muhungu. Nyine urabihorera ukata wigendera. Ikibazo nuko baba bari kuguhomba. None ko utaba uri guhomba hari ikibazo kibirimo. Njye kuri sheri wanjye ngo nta kibazo cyaba kirimo. Ngo ni sheri? Sheri wanjye yaba ari sheri wawe ndabyumva, ariko mu gihe umusanganya n'undi ngo nyine nanga kiri sheri wawe. Yeba we ibaze ngagusanga n'undi muhungu muryamanye we. Cyakoze Kinini njye niyahuye sinzi ukuntu byagenda. Twivuza gute? Ziba utagira ikintu mbwira, wagicucu wawe wakiyahura. Ariko rero abasore bari abakera pe, wanjijiwe ubu wakiyahura. Wiyahura kubera umukobwa, ibyo ni ubujiji. Iyi ni inama ngiye kukugira itangira mu gutwi ngo utunguke mukundi. Hari igihe umukobwa agenda agasambana n'abandi bagabo yibwira ngo agiye kukubabaza, ariko ikibazo gitangaje ni uko birangira hababaye umugabo umwe. Uwe mugabo se? Umugabo nta wundi ni se wamubyaye. Niyo mpamvu rero ngubanye ubabaye, ngubanamo igicucu cyane. Yagiye gutanga ibye wiwarara hombera iwabo. Wowe nujya kwiyahura ngo ni uko yaguciye inyuma, tuzazinywa tumaze gukaraba mu ntoki da. Today I want to declare without equivocation. Shut up, you.